urusengero ntabwo ari mu nzu y'amahoro. Hahuriye abantu benshi nabo bafite ibikomere. Ashobora kudandabirana akagwa kuri cya gikomere cyawe akagukomeretsa. Guhindura urusengero ntago kuva mu idini ari kuva mu mana, ariko kandi nabwo guhindura urusengero si ugutsinda ibyo uhunze mu rusengero. Njya nkunda kubivuga, urusengero ni nk'ishuri. Iyo uhinduye ikigo ntabwo uba uhinduye isomo, aho ugiye naho habayo profeseri kugira ngo amenye ko afite agakiza. Nuko muri waziyumvamo imbabazi akazigirira n'abatazimusabye, none na bamwe batazishaka akaba afite imbabazi zibakwiriye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'imbabazi. Ikindi cya kabiri nuko yiyumvamo umutima wo guhunga ikibi. Icyo yakoreye ahabona n'icyo yakoreye ahatagaragara. Niba afite uyu mutima wo guhunga icyo kibi, agaca bugufi mu maso y'Imana avuga ngo nongere ngirirweho imbabazi zawe Mana, afite agakiza. Gatatu, anesha ibyaha. Anesha ibyaha. Hari icyaha n'igicumuro. Igicumuro kiba gitunguranye, icyaha kikaba giteguwe, ni ikigambirirano. Umuntu rero ufite agakiza arakinesha. Uwayobeye mu iyobokamana kugira ngo azagaruke biragorana. Umuntu ushobora kuba ari umuyobe wo mu idini kugira ngo agaruke biragorana, kuko burya aho kugira ngo umuntu aho kugira ngo wibeshye, burya bakubeshye. Mbabwire ngo ineza y'Imana igure mu buzima bwanyu. Twishimira ko mudukurikira, twishimira ko muduha ibitekerezo, twishimira ko mubisangiza abandi. Tunashima cyane abakwe subscribe, mwagize neza kandi neza ko mubona inyungu yabyo. Utarayikora wayikora uzabona ibiganiro bitandukanye byagufasha gukura mu ijambo, inyigisho, ijambo ry'amavuta y'umwuka hishurirwa umuntu agira, ariko kandi n'ubuhamya n'ibiganiro bitandukanye. Mbahaye ikaze uyu munsi. Wowe ufunguye ino video ndifuza ko uyireba ukayisoza, kuko ndakweza kuza kugiramo ibihe byiza. Ndi kumwe n'umukozi w'Imana, ariko kandi umwana w'Imana. Bakwitwa umukozi nacyo ni ikintu gito, igenze nuko uba umwana. Rero Imana yatugize abana kugira ngo tugire abakozi. Rero n'umwana w'Imana yavutse bwa kabiri, ni icyaremwe gishya, afite ubundi buzima bushya. Yitwa Ev Anicet niyomugabo. Twishimiye ko uyu munsi yemeye kuduha ibiganiro cyangwa kubana natwe. Reka nangire mwakira. Umeze neza? Turashima Yesu. Turi amahoro. Yego. Imana irabarinze. Ndagira ngo uyu munsi twagutumiye kugira ngo tuganire ku ngingo abantu bakunda kwibaza. Ni impaka zishobora kuba mu madini n'amatorero, zishobora kuba mu bantu batandukanye, bishingiye mu myumvire cyangwa uko abantu batekereza ibintu, cyangwa uko abantu babyumva, cyangwa uko babyigishijwe. Ariko nkawe tugufite nk'umuntu ukunda gufasha imitima y'abantu benshi mu bijyanye no gusobanura mu magambo asa n'ateye confusion. Imana igiye kugira ubwone kabiguha. Ni ijambo ryitwa ngo agakiza. Umuntu wese ahari avuga ko afite agakiza mu idini arimo abarizwamo, mu byo akora byose akubwira ati ngewe mfite agakiza, ndarakijijwe. Kandi banavuga ngo nta dini idafite umugeni. Mu mahanga yose barahari, niko benshi bavuga cyangwa biri bigaragaza. Anicet, kuri wowe agakiza ni iki? Ijambo agakiza ubundi dukira iki? Ni iki kuki byitwa agakiza? Tuba dukijijwe iki? Ndagira ngo usobanurire abadukurikiye bibaza bino bibazo kugira ngo baze kumenya koko agakiza narakakire ndagafite. Nubwo mvuze byinshi ndifuza kumbwira ngo agakiza ni iki ari uhera. Ubwabyo agakiza ni Kristo. Agakiza ni Yesu, nk'uko tubibona mu rwandiko rwanditswe na Luka, mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cyaho cya 2, dusangamo umugabo witwa Simiyoni, wari umukiranutsi, akaba n'umutambyi. Yari umusaza wategereje igihe kinini ari mu rusengero rw'Imana, ariko yari yarabibwiwe. Yabwiwe n'Imana ko atazapfa atabonye agakiza. Kristo hari ukugira agakiza no kukabona. Mwakiriya gihe abantu batambirwaga ibitambo mu gihe cya Simiyoni, hanyuma bakababarirwa ibyaha, ariko ibyaha babaga bababariwe nibyo babaga barakoze. Hirya y'umunsi bababariwe, icyaha bakoraga cyarongeraga kikabandikwaho. Ijambo ryamuje rivuga ngo amaso yawe azareba agakiza, byari bisobanuye ngo uzaba ukijijwe, ukize bya burundu. Rero impamvu mvuze ko agakiza ari Kristo, ari Yesu umwana w'intama w'Imana, nuko Simiyoni amaze kumufata yaravuze ngo noneho urasezerera umugaragu wawe atahe, usezerera amahoro, kuko amaso yanjye abonye agakiza.
Imana ishimwe. Agakiza ni Kristo. Agakiza ni Kristo. Ubwo byumvikane ko umuntu wakiriye Kristo afite agakiza. Ndego cyanditswe ugisome wavuga kugira ngo n'abantu baze kubyumva, nyanito unatwereka indi mirongo iza gusora cyane cyane kugira ngo twagakiza. Ubutumwe bwiza bwanditswe na Luka igice cyaho cya 2. Reka duhere ku murongo wa 25. Haravuze ngo Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni, uwo yari umukiranutsi witondaga kandi yategerezaga ihumure ry'Abisiraheli. Umwuka wera yari muri we. Yari yarahanuriwe n'umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo w'umwami Imana. Ajyanwa n'umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko imihango y'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ku murongo wa 28. Ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe. Ako witeguye mu maso y'abantu bose kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bw'Abisiraheli. Amen. Hari ikintu ushobora n'amagambo ndaza kudufasha gusobanura ahantu dukurikiye. Ari ukuntu uno mugabo ari seve yari afite bavuze. Simiyoni hari seve bavuze, nicyo cyatumye abona amaso yabona agakiza, kuko bavuze ibintu byinshi bitandukanye. Yari umukiranutsi, yaratunganye, yarategereje. Ibende tubihuzo kumeza no kucyanditswe n'ubundi. Seve ushatse kuvuga ubuzima bwe bw'ubukiranutsi. Gukiranuka kwa Simiyoni navuga ko biri mu bintu byatumye akundwa n'Imana. Noneho uretse no gukundwa n'Imana, agirirwa icyizere, ahabwa isezerano rivuga ngo ntuzapfa utarahabwa kureba agakiza. Ariko kandi Simiyoni yari umutambyi. Uyu Simiyoni Bibiliya iravuze ngo yabibwiwe n'umwuka wera. Bivuze ko hahera ajya gutamba, ko buri muntu burya yagiraga isezerano asohokanayo risa naho ari ibanga. Ko na Zakariya niba mubyibuka yasohokanye isezerano, yasohokanye isezerano ritari rusange, kuko Imana ni igitangaza. Usengera abandi nawe ukaba urisengeye, ugirayo abandi nawe ukaba wahigiriye, kuko Simiyoni yakoreye Imana ari umukiranutsi. Gukiranuka ko byaturukaga mu bunyangamugayo noneho n'uburyo, kuko gukiranuka kwa Simiyoni ntabwo byaturutse muri Kristo, ahubwo byavuye ku mategeko, kuko niyo bari bafite. Ariko noneho abikomora ku Mana, kuko yanze kwica amategeko ngo atababaza Uwiteka Imana ye. Iki wenda nk'ikibukana na kivuge, abantu bose bakora neza siko baba bakiranutse, ahubwo hari bangeso nziza bakora ibyiza. Hari n'abadakora ibyiza, mu mitima yabo harimo ibibi, bakanga gukora ibibi kubera amategeko abagonga, bakaba bafungwa. Noneho bakarekeshwa ubuhemu n'amategeko. Uwo muntu ntaba akiranutse, we aba yubahirije amategeko gusa. Ariko ubirekeshejwe no gukurikira Kristo, ukabireka kuko uri umwana w'Imana, ukabireka kugira ngo uzabone cyangwa uzumva ijwi ry'impanda mu gihe cyo kugaruka kwa Kristo, ako ni agakiza. Simiyoni rero yabirekeshejwe no gukurikira Kristo Yesu. Imana ishimwe. Rero kubireka no gukurikira Imana, iyo tuvuga Kristo Yesu, kuko Simiyoni ahabwa isezerano byari mu isezerano rya kera. Agakiza kugaterura, agaterura yari Kristo uvutse, kandi Yesu isezerano rishya ritangirira ku muzuko wa Kristo. Yesu azutse niho ahita yinjiza n'abatarabana ku bw'isezerano rya Isiraheli, niho ahita yinjiza abandi mu rugo rw'intama. Imana ishimwe. Noneho kuvuga ngo Simiyoni yari umukiranutsi koko, kuko yajyanywe n'umwuka mu rusengero. Yumvikane ko yumviraga umwuka w'Imana. Yego, akanamenya ko ari umwuka w'Imana uvuze. Iyo niyo seve ya Simiyoni. Ubwo turebuza gutera amagambo Yesu yavuze avuga ngo intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ndazihamagara. Sibone nawe yaratuye muri ubu buzima hari. Kuvuga ngo intama zanjye ndazizi nazo ziranzi. Ubusanzwe umuntu iyi nzira y'agakiza, turi no kuri tembe ivuga ngo agakiza, ifite icyumviro, icyo twakita sensa. Umuntu yirimo iramwumva n'umuntu yirimo nawe arayumva. Bivuze ko abantu bakijijwe bari mu gakiza bahabwa kumenya uwabakijije, noneho kabiri bagahabwa no kwirinda icyo bakize.
kuko ntabwo mbyumvishe neza. bahabwa kumenya uwabakijije, bagahabwa noneho no kwirinda icyo bakijijwe. Bivuze ngo niba dukizwa ibyaha turabyirinda, noneho kubyirinda kwacu bikaba kubinesha. Aricyo Bibiliya ivuga ngo ikibyarwa n'Imana cyose kinesha iby'isi. Kunesha iby'isi rero ni ukudakora iby'isi idushakaho, kuko wenda abantu badukurikiye ku Ngororano TV basanzwe batubona n'ahandi no ku Mukanguzi TV, naho twari ubwashize ku mubwiriza twarabiganiriye. Umuntu ufite agakiza aba ari mu isi ariko isi itamurimo, ahubwo aba mu isi afite ubwami bw'Imana, ari nako gutegereza. Niho Abaheburayo bajyaga bavuga ngo Maranatha, bagasubiza ngo Umwami Yesu naze. Abamiririste babihindura babyiza advented, bivuze ngo nugutegereza, bitwa abategereje. Rero umuhuru ukamubwira uti Maranatha, Umwami Yesu naze, Umwami Yesu naze, umunsi w'umunezero. Juste baba bafite ibyiringiro byo kuba bategereje umukiza. Rero babihabwa n'iki n'agakiza, kandi agakiza ni ikinyabuzima, agakiza ni imibereho, agakiza ni ishusho, agakiza birenze uko twabisobanura byumvikana, kuko nta kibonezamvugo. Urakoze cyane. Yego, kuvuga rero ngo intama zanjye ziranze, ni uko iyo tugeze mwaho tujya mu gitabo cy'irangamimerere ry'ijuru. Bivuze ngo Imana yihindukiriye mu gitabo cy'abakiranutsi. Imana ishimwe. Ari umuntu wigeze yavuga, nibyo buri muntu wese agenda akorogoshoraho avuga uko abitekereza, ariko hari umuntu wigeze yavuga ngo igitabo cy'ubugingo ngo ntabwo baratangira kucyandikamo. Ariko reka mbabwire ko marayika yabihamirije Daniyeli, yaramubwiye ngo wowe umugabane wawe uri mu gitabo cy'ubugingo. Niba yaramubwiye ko uri mu gitabo, ariko icyo gitabo gihari. Rero turi mu gitabo, byonyine kuba atuzi turanditswe. Noneho turenze kuba turi muri book, mu gitabo. Iki gitabo cyanditswe. Muririmbyi 120 yaravuze ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima. Umurundi aravuga ngo ni ku mushaha. Bivuze ko sinakubika ahandi, nakwibitsemo. Noneho biranagaruka, umuntu yatwibitsemo nyine itwibikamo. Noneho biranagaruka tukavuga ngo muri njye. Urumva iryo jambo Yesu yaravuze ngo nimuba muri njye. Gukizwa ni ukuba muri Kristo, ntabwo ari ukuba mu isi. Nabivuze, isi ntimubamo, we araza ayitemberamo nk'ufite misi yaje kuyikoramo, kuko turiho ngo tugaragaze umucyo w'Imana. Noneho ijambo agakiza ubwaryo twarakize. Noneho udukijije ari we gakiza kacu ni Kristo, twabibonye dutangira. Noneho aduha n'imirimo ikoreshwa cyangwa dukoreshwa na kagakiza, kuko umuzima akora imirimo y'abazima. Umuntu urwaye hari ibimenyetso agira. Rero n'umuntu muzima hari ibimenyetso agaragaza. Imirimo y'abakiranutsi n'ibimenyetso by'ubuzima bw'agakiza. Uyu muntu udukurikiye ari buza kuza kubitandukanya gute Anicet? Kuba mu rusengero, kugira aho umuntu asengera, nibyo bigaragaza ko umuntu afite agakiza, cyangwa n'imirimo umuntu akora igaragaza ko afite agakiza? Bigaragara mu mirimo, bigaragara ko mu rusengero, cyangwa ashobora kuba anyishijwe cyangwa afite agakiza ariko nafite imirimo cyangwa nari mu rusengero, bihura gute? Bwa mbere tubanze tumenye ngo urusengero ni iki. Yesu ajya kuvuga urusengero yavuze imibiri yacu, kuko niyo yaremwe n'Imana. Hanyuma izi nsengero zindi zakozwe n'amaboko y'abana b'abantu. Ni mu nzu hariya naho duhurira, ni mu ihuriro herejwe guhurizamo abahuje kwizera uko ariko kose, ko abantu baterana kwinshi, kandi insengero burya ari nyinshi, hari n'iziriho bitanyuze mu izina rya Kristo. Ariko ikiriho, imibiri yacu ni insengero z'umwuka w'Imana uri muri twebwe. Tumenye urwo rusengero bwa mbere. Noneho ikindi cya kabiri, dutandukanye guhurira mu idini no guhurira kuri Kristo, ko hari ibintu bibiri burya bitandukanye ku bantu bahuye. Hari uguhura, hari no guhuza kw'abahuye. Burya iyo abantu bahuye badahuje, ubundi byose bisa n'ubusa, kuko ahanini tujya dukunda kuvuga ngo hari abantu ujya kumva baravuze ngo umuntu utaje mu rusengero yahombye. Ariko kandi njye simbifata nk'aho yaba yahombye, kuko utaje mu rusengero ntahomba nk'uba yaje agacyura ubusa. Uwaje mu rusengero agacyura ubusa aba yahombye kuruta utigeze uza, kuko utigeze uza afite icyaba yakoze mu yindi mirimo.
afite ibyo yitejemo imbere runaka, afite ibyo yitejemo imbere, yese ashobora no kuruhuka ku mugani, ariko hari uza noneho ntagire icyo acyura. Noneho bivuze ko urusengero n'agakiza biratandukanye. Agakiza ni ukugira impinduka z'imirimo Imana yakoreye muri Kristo. Noneho kukavuga n'imirimo, imirimo y'agakiza ubundi ni ukwera imbuto zikwiriye abihannye. Imbuto zikwiriye abihannye harimo kwihanganirana. Iki umuntu wese ukurikiye Ingororano TV kugira ngo amenye ko afite agakiza nuko muri waziyumvamo imbabazi akazigirira n'abatazimusabye, none na bamwe batazishaka akaba afite imbabazi zibakwiriye. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'imbabazi. Ikindi cya kabiri nuko yiyumvamo umutima wo guhunga ikibi. Icyo yakoreye ahabona n'icyo yakoreye ahatagaragara. Niba afite uyu mutima wo guhunga icyo kibi agaca bugufi mu maso y'Imana avuga ngo nongere ngirirweho imbabazi zawe Mana, afite agakiza. Gatatu, anesha ibyaha. Anesha ibyaha. Hari icyaha n'igicumuro. Igicumuro kiba gitunguranye, icyaha kikaba giteguwe, ni ikigambirirano. Umuntu rero ufite agakiza arakinesha. Noneho ntabwo mvuga ngo icyanyuma, ariko reka mvuga iki ngo ngisorezeho. Umuntu ufite agakiza abaho mu buzima bunyuzwe. Bunyuzwe n'ibihari bukanyurwa n'ibidahari. Hari ikintu mu bintu uvuze ndikodinze cyangwa nakiriye cyane gikomeye gisigaye muri ngiye mu ikintu uvuze kiramfashije. Agakiza abantu bahurira mu rusengero ko ntabwo bahurira kuri Kristo. Guhurira mu rusengero, umumaro wabyo ubundi, umumaro wo guhurira mu rusengero Patri urahari. Kuko reka dutange urugero, abantu bazi RBC, ari abantu bahita ngo ni kuri arete, sinzi iryo jambo aho ryavuye. Ubusanzwe ni RBC cyangwa aho dutegera taxi cyangwa bisi. Umuntu uhahagaze utarabona bisi ntabwo angana n'umuntu uri mu rugo uri koga ngo agende. Harya bisi ejo wayibona mbere n'indi nuri ku cyapa. Noneho impamvu mbigereranya, uri mu rusengero ameze nk'uri kuri bisi yamunyuraho, ishobora kumunyuraho igasanga aho igiye siho we ari kujya, kuko ijambo ntirizira bose, rega rizira abana b'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivugirwa mu rusengero si Ikinyarwanda, ni ijambo ry'umwuka iyo rivuzwe n'abanyamwuka. Hanyuma kuvuga ngo bitaniye he, Patri, umuntu uri mu rusengero afite amahirwe yo kumva ibyiringiro by'abizera no guhamya kwabo. None guhamya kw'abizera birahindura. Nicyo abakiranutsi babereye mu isi turiho ngo duhamye iby'agakiza ka Kristo, noneho tubihinduza abandi. Ko ngira ngo urabyibuka Yesu amaze kuzuka yabwiye abigishwa ngo noneho uyu munsi, kuva uyu munsi nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi n'ubushobozi. Aravuga ngo noneho nimugende muhindura abantu. Noneho kubahindura ntimubafate ngo mubacure ubwanyu, ahubwo mubahinduza ijambo, mubigishe kwitondera ibyo nabategetse. Rero mu rusengero birahavugirwa, mu gihe mu rugo inshuti zisura abantu ziratandukanye, ariko mu rusengero abahaza byanze bikunze nubwo baba bafite intego zitandukanye, ariko havugirwa ijambo ry'Imana rishobora no kugwa mu mutima we, rikaba bwa butaka bwiza butari ku kara, rikamera rikagira icyo ribyara. Biratandukanye no kutajyayo rero. None hari abantu badakunda urusengero, batanarwumva, rimwe rimwe bakavuga ati nta mpamvu yo kurujyamo, bavuga ati ntabwo agakiza kabonekera mu rusengero gusa. Ubundi aka gakiza turimo turavuga umuntu akahabonekera hehe? Kuko ari muri mu gihugu kitaba mu rusengero, batemera n'ibintu bya Kristo. Ese nashobora kwakira agakiza? Kuko nkurikije ukuntu ari munganiriza birumvikana ko wa muntu uri mu rugo we biragoye, afite amahirwe make kugira ngo yakire ka gakiza yambuti imugwemo, kuko atumvishe byanditswe rya jambo ry'Imana igavugiye mu rusengero. Uri mu rusengero afite amahirwe, ko ari umuntu udukurikiye kano kanya uri mu gihugu kitarimo urusengero ukeneye kumva ako gakiza. Ese agakiza umuntu agakura kabonekerwa he, cyangwa nihe umuntu ahura nako? Bwa mbere umbajijemo ndumva harimo ibibazo byinshi. Bwa mbere nihe umuntu ahurira n'agakiza, ni mu ijambo ry'Imana, kuko agakiza twahawe ni Kristo, kandi Yesu ni ijambo, ni nawe mwuka. Noneho kumenya imirimo yakoze, hari ukuyimenya nk'amateka, hari no kuyimenya nk'impinduka. Sinzi niba iki kintu cyumvikana. Hari ukumenya Kristo wo mu nyandiko, mu nyuguti. Hari no kumenya Kristo wo mu mpinduka, ukamumenya bikagutera guhinduka. Uyu muntu niwe uba uhuye n'agakiza, kuko
kuko iyo kamaze kugera muri we kabyara imirimo. Noneho iyo kabyaye imirimo ubukozi cy'Imana yaguhamagariye gukorera mu isi, kuko byanze bikunze buri muntu wese azi umumaro w'umucyo, ni ukwirukana umwijima. Birumvikana ko niba ukijijwe umwijima uragenda. Abantu bari mu gihugu kitarimo urusengero, reka mvuge ngo kirimo, urusengero rurimo, kuko imibiri yacu ni insengero z'Umwami Imana. Ahubwo kwakira Kristo yamwakiriye gute? cyangwa yamwakira ati? Cyangwa ngo yamwakira ati? Iyo umuntu yumvisha ijambo ry'Imana, kuko Bibiliya iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva, kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Ikongera ikavuga ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa. None iyo umuntu yijeje umutima barwaho gukiranuka, iyo yatuje akanwa arakizwa. Umuntu uri mu gihugu kitarimo urusengero, uyu mwanya adukurikiye, rwimutse ruri imbere y'urusengero, noneho nawe rumurimo, kuko nawe ubwe ni urusengero rw'Umwuka w'Imana. Igisabwa ni kimwe, ni ukwatuza akanwa akavuga ngo Kristo ni umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. None iyo yatuje akanwa, icyo ni igikorwa kibereye ku mubiri, gihamiriza isi kuhindutse. Ariko noneho kwatura k'umutima ni iki? Ni ukwizera. Noneho kwizera ntabwo ari ukubaho dutegereje imirimo Imana izadukorera, ahubwo kwizera ni ukubaho twemeye imirimo Imana yakoreye muri Kristo. Kandi ibyo byiringiro nabyo iyo twizeye ntabwo bidukoze isoni. Imana ishimwe. Noneho icyo yakora ni ukwizera. Ikindi cya kabiri, impamvu ayo macanozi y'ubutumwa bwiza ariho, ari nayo mpamvu mba ntagumye ku Mukanguzi TV, aho ukorera umurimo n'ubundi ukunda kunyuza inyigisho zawe. Niyo mpamvu tuza ku Ngororano, tukaza ku Mubwiriza TV, tukajya no ahandi. Ni ukugira ngo tunyure hirya no hino, umuntu ukurikira Ingororano twumve, ukurikira Umubwiriza twumve, ukurikira Umukanguzi TV twumve. Noneho kugira ngo no muri comment yakandikaho, dufite abantu benshi disciplininga cyangwa twigisha ibyo kwitondera amategeko ya Kristo mu buryo bwo gufatana mu maboko. Nawe muri comment yashyiraho, yaduha nimero twamufasha, twamuyobora n'abandi. Hari n'abantu noneho, impamvu nakubwiye ngo harimo 4 banga urusengero barwegereye. Hari ababiterwa n'umwuka barimo wo guhunga abera, hari n'ababiterwa n'umwuka uri muri rwa rusengero bagezemo, nawo wo guhinda abera, wo kubirukana. Abo babiterwa na wa mwuka wo kwirukana abera, nababwira ngo nibahame hamwe, kuko niba ari ikintu kibi kibaho burya, umuntu wayobeye mu iyobokamana kugira ngo azagaruke biragorana. Umuntu ushobora kuba ari umuyobe wo mu idini kugira ngo agaruke biragorana, kuko burya aho kugira ngo umuntu aho kugira ngo wibeshye, burya bakubeshye. Iyo bakubeshye uhura n'abakubwira ukuri, ariko iyo wibeshye uhakanya n'abavuga ukuri. Rero hari abantu bibeshye ubugingo mu idini, batarabarwa mu itorero rya Kristo. Babanza mu idini mbere yo kwizera, bituma bahakana imbaraga z'agakiza n'ishusho yo kwera. Bene abo bantu Yuda yarabanditse, aravuga ngo bagenewe kera gucirwaho iteka, ngo binjiye baseseye muri twe rwihishwa. Urumva abo bantu urahagera bakabintaza zisitaza, aho kugira ngo rero bagushe uyu muntu nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ngo uzagusha uwo mwana muto muri abo, ngo ikirutwa nuko yahambirwa urusyo agatabwa mu nyanja, uyu yareka kujyayo. Ariko akwiriye nawe umuntu umurera, akwiriye umuntu bagenda baganira intambwe ku ntambwe. Wenda tugana ku musozo, tugiye kubana nawe, natuzanye n'ibindi biganiro bitandukanye, kuko abantu barakwifuza ku Ngororano TV cyane. Hari ikintu ngira ngo usorezeho. Utuvuze cyane turimo turavuga agakiza, ko tuvuze cyane no ku rusengero, kuko niho hantu henshi abantu bakunda guhurira n'ibibigisha agakiza nk'uko bisobanuye. Ariko nituvuga urusengero, bavuze ko urusengero ari njye ubwanjye, ariko kandi dufite n'inyubako zitandukanye duhuriramo mu ikoraniro, niko bahita hariya ruguru. Umuntu utwumva wagiriye gikomeye mu rusengero, muri za nyubako ndimo ndavuga, we turamuha ubutumwa ki kugira ngo arusheho kumva no akwiriye kujya mu handi dusengera ngo asengerene kandi imitume womo? Hari umuntu kucyo bafite gikomeye yahuye nacyo mu rusengero cyangwa muri ya nyubako, agomba kumenya ajya mu rusengero yaragiye kureba nde. Noneho namenye uwari umujyanyeyo, aramenya uwamukomerekeje arinde. Ntabwo abakomerekeye mu rusengero dukwiriye kuruvamo,
ahubwo njyayo nashakaga yondi ni Kristo. Niba ari Kristo uwo nguwo ugukomerekeje akagusohora akoreshejwe nande ni Satani. Niba ari Satani kuva mu rusengero bibaye impamvu yo gukomereka kwawe mu ntego ya Satani. Rero niwemerera Satani kuruvamo araba ageze ku cyo yaje ashaka kugeraho. Hari n'abahindura insengero akavuga ati hano barankomerekeje ngiye hariya, akava muri dini akajya mu rundi rusengero. Ese bishobora gutanga umusaruro kuko urimo kuvuga ari ugukomereka? Hari iki aruvanyemo no gukomereka. Tugomba kubanza kumenya wowe wakomeretse ku rugero rungana iki rwo kwihangana. Ikindi cya kabiri, urusengero ntabwo ari mu nzu y'amahoro. Hahuriye abantu benshi nabo bafite ibikomere. Ashobora kudandabirana akagwa kuri cya gikomere cyawe akagukomeretsa. Guhindura urusengero ntago kuva mu idini ari kuva mu Mana, ariko kandi nabwo guhindura urusengero si ugutsinda ibyo uhunze mu rusengero. Njya nkunda kubivuga, urusengero ni nk'ishuri. Iyo uhinduye ikigo ntabwo uba uhinduye isomo, aho ugiye naho habayo profeseri. Byanze bikunze kuko hari ubuzima tutajya dusiga turi mu isi, duhora twiga. Rero umuntu yazanazihindura akazimara, rimwe na rimwe biviramo n'abantu kugwa. Ahubwo igihari Imana ye avugana nayo ati abanye nayo gute. Niba ubanye n'Imana yawe umuntu akagukomeretsa, Patri, hari ikintu namenye, iyo umuntu ankomerekeje mu buryo bwo guterana kwera, mpita amenya ko yoroheje munsi yanjye, ahubwo mpita ngaruka kuri rwa rukundo twabonye kabiri na za mbabazi, nkamubabarira atabinsabye kabiri, nkamukunda ntamukundishijwe no kumugumana, ahubwo mukundira gutandukana nawe. Iki kintu abantu banyumve, iyo twanze umuntu mbere yo kugera ku Mana tubanza kunyura kuri umwe twanga, byanze bikunze, kuko Imana ni urukundo. Iyo hari uwo wanze rero ahita aba bariyeri hagati yawe n'Imana. Nje mukundira kugira ngo niyumvemo imbabazi, nkamubabarira, nkegera Imana ntegerejwe nawe, negerezwa na za mbabazi za Kristo, ko twabonye ko agakiza kihanganira byose gatuma umuntu ababarira. Rero iyo umuntu akomeretse ku rugero atababarira, ntabwo haba haguye umwe wagukomerekeje, wowe wakomeretse ni wowe waguye. Kandi umwe wagukomerekeje ntabwo akubera muganga, ni wowe ugomba kwikiza rero no kumubabarira. Ubundi umuntu wikoreye n'unanirwa, umuntu uyikoreye n'unanirwa, uwo wikoreye ashobora kwataza ko namwikoreye. Ni byiza ko niba umuntu ukomerekeje we bitewe n'imbaraga z'agakiza wakiriye, ubishaka no gukomeza urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo arese tugane ku musozo, ariko abantu badukurikiye bifuza no kwakira ako gakiza, basobanukiwe icyari cyo, basobanukiwe uko bikora, uko bimeze no mu nzira bicamo. Watangiriza uvuga Simiyoni, ndagira ngo ugire icyo umubwira no mushaka kwakira agakiza n'inzira yabinyuzamo, naho tube twanamusengera tugana ku musozo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nta rindi zina twahawe gukirizwamo mu isi no mu ijuru uretse izina rya Yesu Kristo. Hanyuma Yohana igice cya mbere 12 yaravuze ngo abamwemeye bakizera iryo zina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Umuntu wese wizeye Kristo, umuntu umwemeye, twamufasha gusenga akatura Yesu umwami n'umukiza, akavuga ngo nemeye ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ikindi cya kabiri akavuga ngo unyiyoborere Yesu. Noneho ikindi cya gatatu akavuga ngo usibe ubuzima bwanjye, ubugingo mu gitabo cyo kurimbuka, ubwandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho. Ayo magambo yonyine yasubiyemo birahagije, hanyuma twamusengera. Tumusengera. Reka tubwire ko turi kumwe na Anicet niyomugabo, afite channel nifuza ko muzamukurikirana, mukurikira ingorane, ndifuza ko mwajya mukurikirana n'umukanguzi TV. Ni channel ibaho ubutumwa bwiza, ibaho ijambo ry'Imana, inyigisho z'abashakanye n'ingo, ndetse no kwigisha no gusohoka byinshi. Mujye ku mukanguzi TV, mukore subscribe, muzamushyire ibitekerezo, no kugira ngo arusheho gufatanya umubano no gukorera Imana mu no murimo, cyane ko turimo turahenga mu murimo umwe, turimo turakora ahantu hamwe, yaba umukanguzi, yaba ingorano, yaba umubwiriza n'izindi channel zitandukanye zifite ukuri k'ubutumwa bwiza. Nubwo mwamamaza habe kwamamaza ubutumwa bwiza, kandi kimwe mu kurikira zo channel zitandukanye, mugira nko kugira umwuka wa fanatize, ahubwo mugira umwuka wo kwakira ukuri kw'ijambo ry'Imana bahindura afite umumaro. Anicet, ndagira ngo uretse ndabo mukanguzi TV ahandi bagukurikira ni hehe, kugira ngo wenda baze barakubaza ibintu bitandukanye no tusenga Imana? Niba hagera barabona nimero, barabona contact, ntacyo bitwaye. No wasenga Imana. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye ko ari we gakiza kacu, wadukijije urupfu rwa kabiri, udukiza kurimbuka, udukiza kuimbata n'abagaragu ba Satani, udukiza guheranwa nawe, uduha ubuzima bushya ari wo muzuko. Turagushimiye.
dusengeye mwene data wari uduteze amatwi, tumwatuyeho amagambo meza yihumure mu mutima we, tumwatuyeho mwamenya guhora ku ngoma gukira ku muntu urwaye, tumwatuyeho imbaraga n'inkomezi ziturutse mu ijuru kugira ngo Imana ibane natwe. Mwami, ni wowe wenyine ubyara, warangiza ukarera ugakuza, uwo ubyaye arakura, ntumureresha ahandi. Twatuye ijambo ryawe ry'amahoro, ry'agakiza, imbabazi, urukundo, ubuntu ndetse n'ibambe kuri uyu muntu wari uduteze amatwi. Dufate amaboko twese nk'abera bose kugera ku munsi wo kuvuga ku ijwi ry'impanda, kugira ngo uzaze turi bazima, tubaneho maso n'abera. Ni mu izina rya Kristo watsinze byose none iteka ryose, amen. Wakoze kubana natwe. Murakoze namwe. Turabashimira ko mudukurikiye ku Ngano TV. Imana ibahe umugisha. Wowe utarakora subscribe uyikore, uzabona ibiganiro bitandukanye, ushire ibitekerezo, comment, rero ikibazo ugeze mu byo nitavuze wacyandika, twazamutumira kongera agasobanuro ndebye mutubasha kwa mwumvishije. Kandi iki kiganiro gisangize abandi, ukoreshe ya unashireho like, abari byiza. Ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza aho muri hatandukanye. Bye bye, shalom shalom.